ndateka noza amasahani uzi ko gutangaza banga koza amasahani mu rugo abafasha abagore babo bakaza kwiyoza muri company. Welcome to MDTV show, muri kumwe na Mama Deborah. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero ni umunsi w'umugisha kuri MDTV show. Nabazaniye umutumirwa mwiza, araje abibwire. He's a doctor, he's a bishop, ni umubyeyi, mbese ni byinshi bikubiye muri we. So turashima Imana ko uyu munsi rero turi kumwe nawe. Urakaza neza kuri MDTV show. Murakoze Mama Deborah, Imana ibahe umugisha. Turakwishimiye cyane rwose, Imana igumugisha kuba wemeye ubutumire bwacu. Yego, murakoze. Mbere yuko tutangira ikiganiro cyacu, ese wabanza ukadufasha mu isengesho mbere yuko ubwira abadukurikiye? Murakoze, reka dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimiye kugira neza. Tugushimiye kuba turinze kuva muri Amerika tukaba twageze i Nairobi amahoro. Tugushimiye ku bikorwa twakoze hano Nairobi, wabanye natwe. Tukweretse ikiganiro tugiye kujamwo, ubane natwe. Dusabira abacumva bose nako tugiye kukivuga. Turi mu ijuru kizagira impact, gihindure imitima ya benshi, bakumenye kuri Imana n'ubuzima bwabo buhinduke. Mu izina rya Yesu Kristo usenze kandi twizeye. Amen. Amen. Pastor, urakoze cyane. Urakoze cyane. None watwibwira? Murakoze, nitwa Bishop Dr. Emmanuel Musinga Rupande. Ndi umugabo wubatse. Hano turi mu muryango, reka nivuge no mu buryo umuryango. Yego, nibyo byiza, turi mu muryango. Turi mu muryango. Ndubatse, mfite umugore n'abana 6. Kandi 5 nababyariye muri Amerika. Hari abavuga ngo muri Amerika nta kubyara tubyara. Kubigaragara biba bigoye, ariko biragoye, ariko hamwe n'Imana buri muntu aba afite umupango we yihaye. Rero niho ntuye, niho nkorera umurimo w'Imana. Nkaba ntuye mu mujyi witwa Indianapolis muri state ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho nkorera umurimo w'Imana. Nkaba ndi umupastori, narabaye na hano muri Kenya ndi umupastori, komereza umurimo w'Imana muri Amerika. Muri make niwe Musinga. Wow, utubwiye neza cyane. Ngira ngo abo tugiye kuganira muramumenye. Nanjye hari byinshi nagiye nkumenyeraho. Ujya uganira neza cyane Pastor. Burya nzaganira neza cyane, kandi bikaradufasha bikatwungura ibintu byinshi. Twebwe hano kuri MDTV show dukunda kuganira ku byerekeranye n'umuryango. Umuryango ndawukunda cyane. Tukavuga umuryango. Nkunda kwigisha couples abubakanye. Ni kimwe mu mitwaro ngira. How to maintain a family, ukuntu umuntu yagira umuryango mwiza, umuryango ukomeye, umuryango ufite ireme. Cyane cyane kuri MDTV show natwe niyo ntego yacu, kugira ngo dufatanyirize hamwe kuzahura cyangwa se kubaka umuryango mwiza. Nari tubazo dukeya nari mfite kukubaza kugira ngo urusheho no kutuganira neza, utwungura ibitekerezo. Ese ubona imibanire y'umuryango utuye mu bihugu by'abazungu n'umuryango utuye muri Afrika wabidutandukanyiriza gute imibereho yabo? Umuryango mu bihugu by'abazungu ibyo bita ni western countries, cyangwa se Europe na Amerika na za Australia na za Canada, twese ni imiryango. Ariko itandukaniro ryacu nabo, leta yabishizemo imbaraga nyinshi cyane. Bakuramo culture, bakuramo culture. Bamaze gukuramo culture, hasigara noneho hakora amategeko. Ya mategeko ava hanze araza yinjira mu muryango. Rero iyo uri umubyeyi, uri umuntu wubatse, uticaye ngo utekereze ku muryango wawe ukagendera ku mategeko, wosenya vuba. Biroroshe. Divorce ni ukuvuga ngo divorce ni ubuzima busanzwe. Gutandukana n'umugabo ni ubuzima busanzwe. Gutandukanye n'umugabo ugashaka undi ni ubuzima busanzwe. Kugira boyfriend girlfriend ni ubuzima busanzwe. Noneho twebwe cyane nko muri Amerika dufite ikibazo gikomeye cyane, niyo mugiye muri leta yumva umugore cyane kuruta umugabo cyane. Rero bisaba yuko haba wa mugore twita muri Bibiliya ngo umugore w'umutima. Kugira ngo wubake urugo rwawe ugomba kuba uri umugore w'umutima. Twebwe hano muri Afrika turacagira culture yo kugira ngo namba umugabo yankosheye cyangwa umugore ndaja mu muryango. Ngire baramubanje, badatabukwe, bamasenge n'abandi. Byararangiye hariya n'itegeko. Rero aho dutandukaniye mwe muracari muri culture, ibo hariya kera bari muri penal, bari mu mategeko. Itegeko niryo rikora. Uzi ko
niyo warwanye n'undi muntu cyangwa wakubise umugore afite uburenganzira bwo gupima ububabare bwiwe akabushyira mu mafaranga ukayishyura. Abagabo bakubita abagore mufite ibibazo, iki ni ikibazo gikomeye. Wamubabaje arashobora kukurega bakaguhana ko wamukubise mugatandukana, abishatse avuga ko yababaye akaguca indishyi z'akababaro. Yes, mu Rwanda bazita indishyi z'akababaro, akavuga ngo ukuntu nababaye muciye miliyoni y'amadolari mukaja mu rukiko. None se tukiri aho ngaho wahita uvuga iki ku bagabo bakubita abagore ku mibanire myiza y'umuryango? Hari umugabo ugukubita umugore? Bibaho. Birahari, barabakubita. Ubundi uriya ijambo umugore muri Bibiliya, nkunda gukoresha Bibiliya kuko njyewe niyo nize, niyo nasoma cyane, ubuzima bwaje bukubiye muri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo umugore ni umufasha, helper. Umuntu yova iwabo akaza kugufasha ukamwitura inkoni, yamara akarara. No muri business uretse no mu rugo, noza kuba uwo wari ufite company kaza kugukorera ukankubitira muri company yawe nkayiraramo, ni ikibazo. Rero umuntu ukubugabo kwikubita umugore, I'm sorry to say this, ashobora kuba atabwenga afite atazi cyane akora, ntabwo yizi uko yubatse, ni ikibazo. Ubundi kwira bihugu by'iwacu uje kuganiriza umugore uritonda ukabitegura. Umugore ni umuntu w'agaciro, w'agaciro, ukitonda ukamuganiriza neza, ukamukorera ka shopping, care, nabisha kakantu ka care. Nigeze gukorana n'umugabo umwe w'umuzungu, none ndamubwira ngo nazaga gushingira gusezeranya umuntu, none nabwo ati ngenda yobora gahunda uzuwe umusezeranya uko ari inshuti yanjye, none tuje kumukorera counseling twembi, ngo tujige abwira uwo muhungu ngo nawe uzi kuzavugisha umugore wawe nijoro ugomba kumutegura ku manywa mukamukorera shopping. Yes, mukamutegura mukamuha keya ku manywa ngo kubyo uje gukenera nimugoroba ku meza. Yego, nibyo pastor, ibintu uvuze ni byiza cyane. Ikindi na Bible bivuga ngo mbese Uwiteka yabonye ko kuba umugabo ari wenyine bidahagije. Urumva yabonaga ko harimo ikibazo. Itangiriro 2:18 haravuga ngo Imana ibona ko uyu mugabo kuba wenyine bidakwiriye, imuremera umufasha imukwiriye. Buriya nkubwire, uwo washatse niyo namba yawe. Amen. Uwo washatse niyo namba yawe. Bariya bandi beza ubona hanze si namba yawe. Inamba yawe n'uriya wabonye wumva uramukunze uramushaka. Rero iyo mwubatse urugo hari ibintu bitatu ugomba kwibandaho. Ikintu cya mbere ni relation yawe n'uwo mwashakaga. Icya kabiri ni relation yawe n'abana bawe muzobyara. Icya gatatu ni imitungo izaza muri urwo rugo. Buriya urugo rugizwe n'ibintu bitatu bikomeye cyane. Ikintu cya mbere rugizwe n'umugabo n'umugore. Icya kabiri rugizwe n'imitungo musangiye. Icya gatatu n'abana muzabyarira muri urwo rugo. Rero ibyo bintu bitatu ugomba kubyitaho, ukaganira abana bawe bakagukunda, bakakwitiza. Mbwira abantu ngo ikintu cyambabaje mu buzima ntazibagirwa, data yarankundaga ariko yarinze apfa atarambwira ngo I love you my son. Gereza mbwira abana banje mu gitondo ko mbakunda, kabasoma ku matama. Abakobwa banje barankunda, iyo ngiye mu kazi baransezera neza bakaza kunsoma ku matama, nava mu kazi nja kuva mu modoka bayihagaze iruhande. Why? Narayibatoje. Kandi ni ibintu wowe utabonye, noneho ugomba guha urubyaro. Njye sinabonye, mfite ni ukuvuga ngo mfite crise mu mutima y'urukundo. Nabuze abantu bankunda bambwira ko bankunda. Rero nigisha n'umugore waje kumbwira ko bankunda, naje narabimubwiye ko ndabimubwira. Now I need undi nawe umbwira ko nkunda. Buriya nkubwira ikintu kimwe, ku isi hari ibintu bibiri bikomeye. Nta muntu wese wanga gukundwa cyane. Umuntu wese akunda gukundwa. Nta muntu wanga ko bamuvuga neza. Umuntu wese akunda ko bamushekerera, bamubwira amagambo meza. Rero iyo muri mu rugo uzi ko hari abantu bagira ngo batazabaseka, ukaba mu rugo utazuseka, ni ukuvuga ngo ijuru rizohera iwawe, ntabwo uzorisanga kwa data wa twese. Reba ijuru mu wawe. Nubwo uje guseka n'undi mukobwa n'umugore muri quartier utarakutana high five n'umugore wawe, ni ikibazo. Seka n'umugore wawe niba ngombwa. Naba nta amafaranga ufite, nabaga hano muri Kenya tugasangira soda imwe n'umugore wawe.
ariko tugaseka. Love kandi kuri twebwe abagore twubakiye ku marangamutima, yego twubakiye kuri keya. Hari n'igihe usanga hari uwambwiye ngo mugiye ngo nimwanga ngo namubwiye ko mukunda ngiye kumushaka ngo nimwanga ngo nzabimenyesha. Icyo kintu ugura cyamera. oya ubundi urukundo ntabwo rugomba kuzarusubiramo. Twebwe uko twemera ni lifetime commitment. Yego wakunze burundu ubuzima bwawe bwose. Yego tukubaka rwa rugo Yego. bivuga ngo ijuru riri. Umugabo rero ibintu utagomba gukora, reka mbwira abagabo banyumva. Umugore akunda ibintu bibiri. Umugore akunda kumukorera shopping, umukorere care. Ko kandi umusohokane muri restaurant, murye muganire. Yego. Akakabira akunda ko umwereka ko umukunda imbere y'abantu. Musohokane, mutembere, mufatikanyije ukuboko, nimuje mu rusengero mujane, mwicarane ku ntebe imwe. Bibatwaye kibaye ariko ngewe umunsi umugore ndetse afite abana batoya, kubera ko afite abana batoya mu rusengero bari gahunda, akenshi bari kumwe n'abana, ugasanga ntitwicarana ku ntebe. Ariko iyo twabonye dufasha abana turicarana. Umunsi twicaranye nawe niho nzabwiriza neza. Arishima nawe ngishima, tukaganira. Rero nta kindi kintu cyiza ku isi ko gutemberana n'umugore wawe. Nta kindi kintu cyiza ku isi ko abantu gukureba muhamutemberana n'umugore wawe muri kumwe munezero, bimera neza cyane. Ukibuka na birthday yiwe, na birthday ukayimenya. Abagabo tugira izo ndege twatwego musa muzibagirwa, ariko ni nabyo ikintu cyose kirigwa. Rero ni byiza ko wereka umugore ko umukunda, ukanamukunda imbere y'abantu. Ni byiza kumukunda, abantu bakamenya kumukunda, kandi ibyo abagore wabikoze. Dr. turabikunda, I'm telling you, nicyo kintu ciza kibaho. Imana ibaha umugisha abantu batwumva, muzabikore mubishire mu bikorwa. Namba wari ugashaka umugore ugahitamo kutazoba wenyine, ugomba rero kwitegura ko nibisabwa kugira ngo ubake urugo uzagira gute, uzabikora cyane. Rero dufite ikibazo muri ikinyejana, reka mbwira abantu badukurikiye, dufite ikibazo cya generation. Hari abantu bakunze muri za 50 bahera icyo gihe n'ubu bagishakaye. Dufite abantu rero muri digit ubunyine, bagenzi abajene bakundanye ubunyine, bakoresha amarangamutima cyane. Yego ubunyine ni byiza ko noneho turi no mu bindi bihugu twagiyemo, wowe ugashaka kuzana uko bakundanye mu Minembwe ni Kigali nawe ukabizana muri Amerika. Turi muri ville, turi muri town, muherezo care igezweho muri iriya la page igezweho. Rero reka gusubira inyuma, njye mbwira abantu ko papa yarashatse muri za 50 60 aho yarabyaye. Ni ukuvuga ngo ntabwo nzakunda umugore wanje kuko papa yakundanye na mama na fiyansaye bakoze, siyo nje nakoze. Iyo nje nakoze mu myaka hafi 16 ishize, siyo bahe bakora ubunyine. Biratandukanye. Kera papa baramubwiye gusa, baragiye bavuga ngo nuriya mukobwa uzashaka aremera. Naho ngewe narikundiye, ariko nyine biri bugahoro. Naho ubunyine umuhungu n'umukobwa basigaye bonyine biga inkwano uko ibintu bizagira, akaza akabamenyesha uko ibintu bigenda bihinduka. Tugomba natwe guhinduka. Murakoze. Murakoze cyane, utubwiye ibintu byiza. Hanyuma ikindi kibazo, ubu hari ikintu cyitwa uburinganire kandi gisenye ingo nyinshi. Ese nka doctor, nka pastor, nka bishop, watubwira iki ku bijyanye n'uburinganire? Uburinganire ni bwiza, ariko ubundi uburinganire icyo bisobanura ni guha uwo mwubakanye agaciro, si ukudomina. Abantu babifata nabi, uvuze ngo umugore wamuhaye agaciro, bamuhaye uburenganzira, ukagira ngo none waje gufata position y'umugabo. Oya, abaje kugira ngo umugabo nawe amuha agaciro, nawe amuha agaciro. Ku rugero uburinganire niki? Uburinganire kuvuga ngo umutungo mu rugo rwa Musinga, umugore n'umugabo bawufiteho uburenganzira buhe gute, buresha. Nija kugaba inka turabiganiraho, nija gutanga amafaranga tubiganireho. Ariko hari abagabo batabyemera, akavuga ati inka n'izanjye genda zitanga. Kuko imitungo ubundi no mu mategeko hari imitungo washatse utarashaka, hakaba n'imitungo mwashatse mwembi. Mu mategeko iyo mumaze kwishira hamwe niyo bingana ni 50-50. Niyo mukoze divorce nko muri Amerika barabaganya mu ihembe rumurizo. Byose biba bingana. Namba nko muri Amerika
bagira amamariage par contrat, hakamwe n'amamariage ari baga exclure imitungo bakayikuramo, iyo washatse mutarashakana ntijemo. Ariko iyo wasinye ko muvanze umutungo, ni ukuvuga ngo muraganira mbere yuko mudesida. Njyewe naguze inzu, ndamubwira ngo wowe hitamo iyo ushaka. Hitamo aho ushaka, niho tuzaga. Nambaje hano ndamubwira ngo budget ni iyi, ngiye kugenda turashaka amafaranga kugira ngo tuzabigereho, akanyemerera kabikora. Rero ni byiza ko ibintu byose aba involved, nibwo burenganzira. Kuba involved ni icyongereza, nuko ikintu cyose ugiye gufataho umwanzuro nawe kimenyeshwa akakigira n'uburenganzira bwo gufata umwanzuro. Naho ntabwo washatse umuyaya, washatse umugore. Ntabwo washatse roommate n'umuntu musangiye icyumba. Ntabwo ari roommate, ntabwo ari umuturanyi, ni umufasha wawe. Bibiliya uzi uko isivuga, uzi uko biri yita umugore ni igufwa ryo mu magufwa yawe, ni akara ko mu mara yawe. Ni ukuvuga ngo umusangiye byose, ngo nicyo bituma umugabo n'umugore bazaba umubiri umwe. Umutungo wabo barawusangiye. Rero ni byiza ko umugore yumva ko uburenganzira atari kuza kudomina umugabo, ahubwo ni byiza ko wumva ko nawe bizakorwa muri rwa rugo ufite mu ijambo. Murakoze. Ndumva nagukomera amashyi. Utuga ibintu byiza cyane. Hanyuma se ku bijyanye n'uburinganire, umugabo yafasha umugore imirimo yo mu rugo cyangwa ntabwo byemewe? Ndateka, noza amasahani. Uzi ko gutangaza banga koza amasahani mu rugo, abafasha abagore babo bakaja kwiyoza muri kampani. Iwacu twagiraga umugani twacaga wo mu giturage ngo kora turye, mu ntibamwe umuja, ntibamwe mu esclave. Ukorera urugo rwawe. Hari isoni mfite zo gukora mu rugo rwanje. Nabyariye abana 5 muri Amerika. Umugore wanjye yarabyaraga amezi 3 yashira akaja mu kazi, kuko amabili ni menshi. Ni ukuvuga ngo namba nishura inzu yaje gusa mortgage 1,500 z'amadolari. Ntiyarajemo umuriro, ntiyarajemo amazi, ntiyarajemo kwambara no kurya, zose ugasanga bije y'amafaranga nkeneye mu rugo ni 3,000. Ngewe nkorera 2,000. Rero y'amezi adashoboye gukora nagiraga ubukene. Amezi 3 yashira gafata wa mwana w'uruhinja nawe akaje mu kazi kumfasha. Umugore akagenda mu gafata tugafatikanye, hanyuma ibyo mu rugo nkabikura, ukabishobora koza amafaranga cyane. Ndayoza n'ubugingo uje bwanjye nagutekera ukarya neza cyane. Ndateka gusa kenshi mba ndi busy, iyo turi kumwe mu rugo akabikora. Ariko nanjye ndamufasha. Niyo yateka ashobora gukata igitunguru ngakata inyanya. Ibyo nibyo bapapa keya gufashanya. Hari nk'umupapa ukubwira ati ngiye ibyo ntabwo nabikora, ati ninajya hanze uzarera ngiye nkora. Reka nkubwire kenshi, wababwira iki? Kenshi uzabaze n'abashitsi bansuye. Niyo turi kumwe nawe mu rugo, dufite abashitsi b'icubahiro, dufite abakristo badusuye, iyo hayateka akora ibintu byose no mu gutegura, arangije guteka namuteguriye amasahani, kamufasha kamura hari mbashiriye isahani. Hari genda banze hari genda banze amasahani ashaka kamufasha. Rero imyaka turimo ntabwo tugomba kuzana bya bintu bya kera. Hari n'abantu bashaka kuvuga ngo umuntu w'umugabo ntakora ibi. Nibo njyewe mu wanjye ndabikora, ko ni kwa Musinga, ni mu rugo rwa Musinga, kandi bikagenda neza. Turuzuzanya pe, turuzuzanya. Rero ababikora nibo, njyewe siko mbikora. Rero umuntu usobanukiwe agomba gufasha uwo bashakanye cyane, kandi ntagomba kumuvunisha. Uzi guteka uhetse umwana, afite abana 5, bamwe bagiye ku ishuri paka ngo akorope yoza ibyombo ateke agira ate. Sinemezanya n'abo bantu, agomba kumufasha. Namba hayateka mufasha umwana. Ese ubona bikwiriye muri Afrika cyangwa ni hanze? Niho bikwiriye nyine, niho bikwiriye. Ahubwo ngiye icyifuzo mfite ubu nyine, kubwira icyifuzo mfite ubu nyine. Yego, icyifuzo urebye nk'ibihugu turimo bya Afrika aho bigeze, kugira ngo umuntu wese mu gihugu akore ku gafaranga, nuko bagomba guhemba abayaya neza. Udashoboye guhemba umuyaya abyikorere. Musinga nawe adafite amafaranga yo guhemba umuyaya, ayoza umwana, amwuhagire, amusige, amwendure pampesi, akubura inzu, ateke, umugore agiye mu kazi, umuyaya wamukuyayo kubakorera nawe akora kandi kazi kamuha amafaranga menshi. Ikibazo cyo umugore nataha nawe agusimbura, atahaza asigaye nanje twebwe nijoro
muri Amerika dukora ijoro tugakora n'amanywa. Ni ukuvuga ngo iyo nasigaye mu rugo nijoro kora ibya bindi byose bisabwa nijoro, umugore yashika agasigara mu rugo ku manywa akaja mu kazi. Nigeze kumara imyaka hafi ine nza mpura n'umugore muri parking, hanyuma siko bikaye nari umunyeshuri kaba umukozi nawe akaba umukozi tukayabana, none tukagabana, iwe agakora ijoro ngakora amanywa. Navuga mu kazi saa 9 ngashika muri parking kamusanga arahagaze, kinjira mu nzu akinjira mu modoka kaja mu kazi, ngafata abana nkaboza kabuhagira ngateka nijoro nkabaryabarira kabaryamisha, kabona gukora homework, kabona gusoma, kabona gukora ibintu muzima bwanjye. None kubera ko muri Afrika batobikora buriya niyo mpamvu bakene ukamugana ngo umukozi ngo arabikora oya ngo cyangwa ngo nyine ni umupapa ngo nta kindi kintu yakora. Ugasanga karareba televiziyo gusa, we wa mwanya rero ya televiziyo yagombye gusoma igitabo, agakora devoir, agashaka akazikora, agafasha n'abana homework. No kwicara umukozi arabikora. Icyo cyatse kuvuga ni ikirero. Uriya mukozi kubera ko bamuhemba duke, umuntu wese muri Afrika ashobora ku affording umukozi. Ku affordinga ni birumvikana. Guhemba umukozi. Yego. Aricara. Ariko bazamuye icyo cyo cyane banyubishe. Bazamura umushahara w'abayaya. Kugira ngo abagabo bigira nabi muri quartier bakorope bajye ku kazi baje mu kazi bakore je ndabikora nkiga ngakora. None se ndi bishop mu rugo rwanje, sindi bishop mu rugo rwanje ndi umugabo wa Clementine Nyambegwa Musinga, papa Korowe na Joshua na Daniel. Nta bishop busigara hano muri Grace, abari mu ikanisa gusa. Mu rugo nta bishop buhaba, mu rugo haba papa runaka, umugabo wa runaka. Reka kutuzana ibintu bye. My friend, nuzozogera mu rugo rwawe kuramo inkweto, wambara agashati n'agatishati, ukora akazi wuba ku rugo rwawe ruryoha umere neza. Kandi yatubwiye ko uburinganire atari ukudomina, ahubwo no kuzuzanya, no kumvikana, no gufashanya. Abamama kandi abatware bacu nimba badufashije ntibivuze ko tuboneho kubasuzugura. Rero ngubwira impamvu muri Amerika bakora cyane kugira ngo ubone umuyaya. Hari icyo twita minimum wage ya salary muri Amerika, amastate agiye atandukana. Ni ukuvuga ngo ko muri state ya Indiana tiwemerewe guhemba umuntu munsi y'amadolari 7 ku isaha. Munsi y'amadolari 7. Abandi ngo muri Illinois naho rusara amadolari 9. Ni wacu bunyine barabizamuye bashize ku 9 muri Indiana. Nageze muri 2012 ari amadolari 7. Abonye bashira ku 9. Akazi kanyuma gahekeje two kwita ku muyaya n'amadolari 9 ku isaha. Ubwo ni nkanga y'amashiringi mu manyarwanda cyangwa mu mashiringi y'amanyakenya, ni ukuvuga ngo urudolari rumwe ndi 1,100. Yego. Ku isi 1,100 ku isaha, ibintu nk'ibyo. Rero no kubera ko umuntu wese ayohemba umuntu amafaranga akayabona afite umuyaya. Naho rero twebwe rero baragura ngo uramuhemba ku isaha ya numara mushakire assurance. Wumvishe ibyo bintu byose ntubishoboye wikorera ka kazi urabyikorera. Rero kugira ngo abantu bose bakore nuko agomba kumva ko ari responsable y'urugo rwe, atazaho undi muntu dufaranga ngo abimukorera. Jewe ndabishirikije na kandi bituma munatera imbere, bituma igihugu gitera imbere. Leta nizizamura imishahara y'abantu, bikanatuma tureka gukomeza gusaba cyane abantu bagakora. Uri mu giturage akabona ifaranga, uri mu mujyi akabona ifaranga, uyafite akanaya saving. Agenda ari guhemba umukozi kayashira kuri konti imyaka 5 ni ikibanza. Iyo ni management kwanza. Kubera ki amafaranga yanje nari kujya nje kuyahemba undi muntu ndazi na ikoze kwa kazi, kandi nawe ushoboye kubyikorera mufatanyije mwembi na saving n'amafaranga aho. Wow. Umve rero abapapa bo muri Afrika dukore cyane n'abamama kugira ngo dutere imbere. Hanyuma ikindi kibazo ari nacyo cyanyuma tunasoza, nk'ibyo wari utubwiye, urumva hari igihe ariko nzaye ngubaza tuzakubaza cyane iyi televiziyo yawe isobanura ngo nibi MD bandana ngubaza sobanurira abantu nanyu mbwire iyi MD niki. Urakoze cyane, thank you. MD TV show rero ni Mama Deborah TV Mama Deborah TV show. Urumva ikuye mu muryango. Twebwe MD TV show ni ibinyine turi kuganira, tureba cyane gusigasira umuryango wa Afrika, umuryango w'abanyamurenge, umuryango w'abanyarwanda, twese umuryango, mbese umugore n'umugabo n'abana. Ikindi cyane tureba no ku bana b'abakobwa muri MDTV show. Abana dushikariza abana batagiye ku ishuri, usanga umwana w'umukobwa ntarimo kwiga, aricaye mu rugo cyangwa se abivuyemo
ntatera imbere ngo yige nabyo turi kubirebaho cyane kuri MDTV show tugerageza kuganiriza abana n'abakobwa. Icya gatatu kandi tureba n'abana batoya bapfakaye turabaganiriza tukabegera ugasanga nyine bijyanye n'umuco wacu nawo ubutaha wenda uzanabituganirizaho ugasanga umwana arapfakaye afite nk'umwana umwe ugahita ndakivugaho wenyine urakivugaho ibyo bintu byarambabaje bikantera agahinda ku buryo byatumye nkora ndavuga ati byibuze reka nshake urubuga televiziyo tujye twicara tuganirireho dusigasire umuryango wacu. Dufite ikibazo cy'imico y'abanyafurika ariko cyane byagera ku banyamurenge bigakabye yego ibintu by'abapfakazi ugasanga umwana yapfakaye afite imyaka 17 n'umunani n'icyenda ngo nagume hariya areka kubyara. Ijambo rya kabiri ngo ndayongera gushaka why not kubera iki adashaka kandi ugasanga aseba uko afite umugore nyabuko afite umugabo wa mwana ngo niyicare hariya no biriya ni ikintu kitari cyiza rwose. Icya kabiri ngo isuku nokongera gushakwa ngo iyo nkunda ngo yenguriye ngo twoshaka umupfakazi kandi uretse umupfakazi papa mukuru ahise ashaka kana gato ngico ikibazo wa musaza ngo gushaka undi mukecuru mugenzi wiwe ngo araga gushaka uriya mwana uzima muri ya mwana yemera gushaka n'uriya musaza abantu baramutromatije baramubwira ngo kubera ko wapfakaye ntuzagera kubona umugabo nkaho ari ikintu n'impanuka yabaye nk'ari ikintu yahisemo gupfusha umugabo si icyaha yego ahubwo icyaha n'amakosa mabi ni abantu bamubwira ngo waratakaye ntuzongera gushakwa na wa muryango yashatswemo banga ko yongera gushaka namba atari ibyo ntagusigasira umuryango guhari agomba kongera agashakwa akarera abana bagakura ariko agashaka undi mugabo. Ijambo rya mbere nitutamureka ngo ashakwe hariya hazaba ubusambanyi yego bamugira umupagani barya yashashe bashaka ngo abyarire hariya nta mupfakazi tugomba kwemera muri ino myaka ngo agume muri wa muryango yafushije umugabo ngo agume ubyarire atarashatswe yego byararangiye byarashize ashaka undi mufiyase yaba yongera abeka jene kandi aracyari umwana abe fiyasaye akenyera asure muri jipo aje ku ishuri bamukorera ubukwe uwo bazanga gushingira azampamagare nzotega ahubwo indege je kumushingira cyane ni ikintu cyiza cyane icyo kintu bazokireke umuntu umwana w'umukobwa nafakara yongera agire gute ashaka namashaka ajane babana biwa bareri harya ikibazo mufite mujya mubabaka papa ngo abana bacu uyu n'umwana wacu wenda abana baye benshi ariko none mpafaka afite umwana cyangwa babiri kandi uwo mugabo umwemeye yemeye kumurerana nabo bana umugahita mumubaka umva kubwira ikibazandukire ikibazo kiri mu miryango hariya ko muri Amerika tuvuge muri system ya Americaine wo kwa kumwana nyina nguri se wabo kanywa amazi yanywe pe kuko bino bintu iyo niyo MDTV show rero nibyo dusigasira ico kigabo bari abana batazi n'uwo mugore batazi umwana ufite nyina bamumwase ngo bagire gute ntawe mvuze mwizina abo bana agahinda bazakurana abantu bazakabazwa ni gute waka umwana nyina ngo ugiye kumurera umugire gute nashika umugaburira umwice nabi umufate nabi umwana gware bwake tutazi uwo mugore umushiriye uko afite umutima wo korera imfubyi n'abafaka cyangwa korera imfubyi papa icyo kintu uzakidufasha no bishop aza doctor umuntu uza waka umwana nyina akwiriye gusabwa imbabazi cyane reka shakwe agenda arera abo bana bana nibamara gukura bazagenda babazane yego kandi umwana azamenya iwabo azamenya kwa se uza muri Amerika bahita bafunga wa muryango pirizo boje muri pirizo nyina yaje korega ngo baje iyo ni kidnapping ufite amakuru papa God bless you so much none umuzaka wetebe abana banje ise yarapfuye none ga ngiye gushaka ndaguma mbarere abana niba mara gukura muzaze mubagire gute bazabashingira ngo yaye ngo turabatwaye umugore agira ngavuge mukabukubita cyangwa mukabatwara ku ngufu ni kidnapping muje muri prison bakakata imyaka 16 muri prison urakoze cyane tugana ku musozo urakoze bari buvuge cyangwa kubikora muzareke umwana abana bazagumane nanjye hanyuma dusoza rero aba mama hari igihe baba bafite n'ibibazo cyangwa se wanatubwiye nawe ngo hari igihe mwahuriraga muri parking
gusa imyaka myinshi wiga ufite ibintu byinshi bitandukanye. Ese ni iyihe nama watugira kugira ngo abagore babe ari abagore beza mu miryango n'abagabo bahuje cyane cyane ku mibanire yabo bombi babiri? Ikintu cya mbere njyewe byambayeho muri Amerika, gukora ku manywa na nijoro twembi dukora. Ni byiza ko muganira mukagira umwanya wanyu mwembi. Ni byiza ko muganira mugategura na mwembi umwanya muza kubonana, kubera muri busy cyane. Ntimuhereye wani gusa, mugomba kugira n'umwanya wanyu mwembi. Mukanasohoka k'abantu bari muri Amerika. Ari amaresitora bita McDonald's $100. Akahambaga. Tubwire no muri Afurika. Ndahagera. Aho hano muri Afurika hari ahantu uja kuri kiosk ukanywa soda, ukagira umwanya wo kubwira umugore ngo sheri nguretse kunywa ka soda hari urwo ndagukunda ukamubwira, kandi naba atari amafaranga ufite ugira umwanya wo kumubwira amagambo meza. Na Bibiliya ivuga ngo amagambo meza ngo azayururutsa umutima, umubwira amagambo meza yururutsa umutima. Nta bintu byo gusa ngo nta oya ibintu biraho bidasobanura, abantu baseka bagira urukundo rwa rukundo murwerekane, mutembere muje hano kuri kioski kaji kagura amashiringi 20 fantigura 30 mubwira ati sheri inywa igice naje mu kindi, urabizi nta mafaranga hari. Uko nirwo rukundo. Ikindi ugasanga umugabo agiye ku kazi nka mu gitondo agarutse nijoro nta na kamwiriwe ntamenye nuko ugomba kuba akarimo ntamubajije. None urumva se nimugoroba biraza kugorana. Ngurugero ngiye uko nabishize mu rugo rwanjye. Iyo mzuse mu gitondo njya mu kazi, abana banje barabizi, niyo baryamye barabyuka baramwe ngo you papa are you going to work, bakangura bye we love you, baba bari hafi bakansezera bakansoma bakagenda. Nagaruka niko babigenza n'umugore wanje, nuko iyo nije aranyakira niyo ngiye kugenda aransezera. Rero ni byiza ko ari kubwo buzima tugomba kuba, tugatoza abana bacu urukundo, tukabereka n'urukundo. Utabikoze rero ubuhayo utoza abana gukura batakwiyumvamo. Ntibazakubwira n'abantu bababwiye nabi, ntibazakubwira ibikomere bafite, ntibazakubwira uko bimeze. Iga ariko kandi nitoje jewe kaza kangora cyane. Abanyamerika bakunda za movie, njye nanga movie, singi umwanya wa movie, kunda gusoma Bibiliya. Abana banje nabo bakunda ngo mbajane ku mikino ngo baje turebe na movie. Inza nza kuyireba ntayikunda, akaja kureba katuni ntayishaka. Bakaza nkura mu gitabo kugira ngo imibanire myiza, kugira ngo abana bari gusa kugira ngo mbanezeze, bimwe bakaje kugereka amafilimi ateye ubwoba abe ama vampire, ndabyanga bakaje kubindebesha. Ariko kubera gushaka kubaka umuryango mwiza nkagerageza kubijamo, kandi nawe nje ndi busy stizo mankora. Umugore wanje agomba kubana nabo muri ya movie karanga kenshi no kugusenga. Umugore wanje arabasengesha, n'abandi mu kazi cyangwa ari byo manandika, umugore wanje akaba ari kumwe nabo, tukagira umwanya wo kubana nabo. Murakoze. None se urumva nk'iyagiye ku kazi murasezerana, hanyuma niyo uri ku kazi ujya wibuka kumutestinga wenda ukamubaza uko ameze. Gusa ico abadamu baraturusha gutestinga no guhamagara. Ushobora kumuhamagara rimwe bakampamagara 10. Rero ni byiza ikindi ko ugomba kwihanganira ya telefone y'umugore. Nabikuyemo ibintu bibiri. Ijambo rya mbere, reka nkubwire, nza nigisha abantu bagiye gukora amakwe. Abadamu bagira ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere bagira, bazabibaza ngo uyu mugabo arankunda. Ikibazo cya mbere koko uyu muntu arankunda. Ikibazo cya kabiri bazabibaza, bazabavuga ngo yofa nojahe. Impamvu ugeze guhamagara kenshi abahasha kumwiva kuri amahoro kahande wagiye. Ijambo rya gatatu, bazabibaza ngo nta mujura woba muri urugo. Bivuze iki? Nta wundi muntu woba ahangaha cyangwa nta wundi uzundira amafaranga. Ako kana nta mujura woba. Baba bashaka kumenya ko nta mujura woba uri ahantu aha. Murakoze. Simbanigisha bashaka imwe. Ariko ni byiza cyane, ariko nk'ibyo bintu wari uvuze ku muryango wabo babiri bombi, uko kuntu musezerana muvugana, biza no gutegura n'umugabo n'umugore. Yego birabategura uko muzabana no kumuri kumwe, no kuvuga ngo mwabanye neza ku manywa ijoro ndakibazo. Urakoze. Ako niko dusorejeho. Imana iguhumugisha cyane. Murakoze. BM Show, BM MD TV Show.
thank you so much. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze kuba utuganije neza Dr. kandi tuzanagukenera cyane, uzakomeza kudufasha hano kuri MD, urumva ko tuganira n'ibintu byiza. Murakoze, ndahari igihe cyose muzankenera ndi hano. Gufasha imiryango. Rwose ndahari, tuzagerageza kubafasha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. This is MD TV show. Subscribe, comment and share. God bless you. Thank you.